ahubwo ngiye gukora uko nshoboye kose aranire ko Sandrine azakomeza yishimye. Ni umwanzuro wanjye. umusore mwiza ukeye ariko nta mafaranga ufite. Yeah, I'm good. Papa yarampamagaye nijoro arambwira ngo ngomba kuzajya kubonana na Patrick ejo nijoro tugasohoka. Ngo n'ubwo Rwema ararengereye ibi byo ntabwo ushobora kubyihanganira. Sandrine ndamukunda basi reka tubihe igihe sibyo? Patrick, sinzigera nigera nemera na rimwe ko umukobwa wanjye abana n'uriya musore. Brother, ndanibaza Sandrine ni igiki cyamuhinduye. Nta kirya, nta kinywa, yirirwa rira, nta kindi nta. Siriya by'ukuri ntabwo mbasha gusobanukirwa kugeza aka kanya kubera wenda ibihe tumazemo iminsi. nta nubwo nakubwira ko ari ikosa ryanjye cyangwa iryawe. Sinzi niba nanabigereka ku rukundo ngo wenda mbe navuga ko ari ikosa ry'urukundo, ariko ikigaragara Sandra ntabwo wishimye. Ndishimye. No, you look somehow uncertain. Ntabwo mbona umunezero ku maso yawe kandi mu by'ukuri nari mbikeneye. Babe, honestly, mpangayikishijwe na relationship yacu kuko ushobora kuba igiye kurangira. Come again? Sandrine. Babe, last night nyine naganiriye na papa. Arambwira ngo ngomba kuganira n'uriya mutipe bita Patrick. Ndamenye nyine ko ashobora kuba ashaka ariko nshingiranwa nawe. Papa agendera ku mafaranga ntabwo aba yitaye ku byiyumviro byanjye. Just ari kubona ni umukire shaka kandi nzagira ubuzima bwiza ndi kumwe nawe. Okay. Ariko ibyo ari byo byose you are the last decision maker. Ubuzima bwawe ntabwo ntekereza yuko papa wawe yagufatira umwanzuro. Yes, babe. You are grown enough. Of course I am. And you know that I love you so much. Yeah. Ntabwo ko papa yavuze ibyo ngibyo bivuze ko ngiye kubikora. I'm just worried how I'm going to tell him. Just ntabwo nzabyemera papa urabizi afite ijambo rinini mu muryango wacu. Ahantu nyine nzamubwira papa mfite umuntu nkunda. Sandrine urabizi ndagukunda. Me too, love. No, urimo uragenda uhinduka. How big? Ko biragaragara. Kandi ntabwo nkunda ibintu biri ever changing. Mba nkeneye urukundo ruri stable. Urukundo ruhindagurika iteka ryose ntabwo ruramba. Kandi urwanjye nawe ni forever. Of course. Kandi ntekereza ko ibi ni ibintu nyine byarangije kubaho. Njye ntekereza ko umubano wanjye nawe nta nahantu ufite warangirira. Njye ndagukunda n'ubuzima bwanjye bwose nta nubwo nshaka kubona gufite. Kuba nkubwiye ibyo ngibyo nuko nkukunda just nyene inama zawe. Ibyo ari byo byose inama ni imwe no gufata wise decision. Icyo nagusaba nuko wakomera ku isezerano wampaye. It is not easy. No. Papa uramuzi. Okay, uriteguye kubaha ababyeyi no gufata umwanzuro wawe wabo.
yego sheri ntabwo nzi icyo gukora aka kanya but turi kumwe bizagenda neza sheri mbese wese unkunda so wakora icyo ushoboye cyose tukagumana. ndagukunda gusumba uko nkunda ubuzima bwanjye kandi ndabizi ko ngukunda more than he does. Of course. Okay. Njyewe ndagira ngo tuzongere guhura undi munsi wafashe umwanzuro wo guhakanira papa wawe ukamubwira ko bidashoboka ko nta kintu giteze gusubiza urukundo rwanjye inyuma. Uranyumva neza Sandrine? Niba uvuga ko unkunda kandi ukaba wemeza ibyo turimo kandi ntabwo byumvikana, njye ntushobora kumbwira ukuntu umuntu agufatira umwanzuro kandi nawe uri umuntu ukoze. I'm sorry babe. Ndabizi nanjye ntabwo ari njyewe. Sheri urabizi nanjye nzakurwanirira uko mbishoboye ariko ntabwo byoroshye. Ikiriho umunota wa mbere nakubonyeho narakwishimiye, tumaranye isaha imwe gusa nahise ngukunda, ariko aho bigeze Sandrine ukwibagirwa ndabona bizansaba ubuzima bwanjye bwose. People don't want to lose you, you know that. No, do not cry. Ama mfite yo kurera. Ndahari kugira ngo uhanagure amarira ku matama. Kandi ntabwo uzigera wicuza impamvu wankunze. Sibyo darling? Yes, babe, don't make me. Komera, sibyo? Komere. Ndahari ku bwawe. Kandi niteguye kukurinda. Sibyo? Ibi byose tuzabicanamo. Make a promise. Yes, love. Thank you for being my side. I will stick to that. Sandrine, baramutse. Sandrine, ndabizi iyo umeze gutyo haba hari ikibazo. Ufite ikihe kibazo? Shama, ibi byose ni po. Yakoze iki? Papa yakoze iki? Uzi ko papa yarampamagaye nijoro akambwira ngo ngomba kwegera uriya mutipe Patrick tukaganira, ngashaka yuko nshyingirwana nawe. Ngo ugire ute? Ngo dushyingirwe. Si ishyano n'abantu mwe. Ngo ushyingirwana nande? Ese papa we no gupangira abantu ushyingirwana nabo? Ariko ibi ni ibiki koko? Ushyingirwana na Patrick? Hanyuma urukundo rwawe? Nisuma, papa namutungutse amubwira yuko nkunda Cedric. Ntamubwira nti niwe sheri wanjye, niwe nkunda. Noneho nawe uri kumva nta naho wahera ubivuga. Noneho Patrick wabana nawe? Manjye nkunda Cedric, urabizi nta nubwo sinzi ubuzima ndimo Cedric agahari. Ariko ndi kwibaza papa aranyinjirira cyane maranekerereza yibaza ko njye ntafite ubwenge bwo gucuza ngo nshaka cyangwa se nta marangamutima ngira. Muri mbana n'uriya mutipe afite amafaranga, yaritunze n'umwana ufite amafaranga, nzabaho neza ndi kumwe nawe. Ntabwo yitaye nyine ku rukundo njyewe naba mfite cyangwa se naba nkunda, ari kureba ubuzima bwanjye buzaba buri bwiza ndi kumwe n'uriya muhungu. Iki kintu nicyo ujya mpfa na so. Iki kintu buri gihe mpfa na so. Buri gihe papa watekereza ko kubaho ni uko ufite amafaranga, ni uko uri umukire, ntabwo azi ko ikintu cya mbere mu buzima ari urukundo. Yego.
Sandrine, Kara. Cedric si urukundo rwawe Cyane ma. rurwanire rero rurwanire Uranshyigikiye. cyane ndetse cyane Mbese cyane uti cyane umuntu kuri nkunda Cedric pe. Nkunda Cedric kandi anyitaho. Njye mbona Cedric amagije. Of course tuzafatanya ibidahari tuzabishaka turi kumwe. umugabo wanjye ndamukunda urabizi ko boy mukunda cyane ariko hari ibintu ashobora gukora akaba avanze ibindi ku marangamutima y'umwana wanjye no gushaka kukubuza urukundo rwawe ahubwo nzarwana intambara ishoboka iyo ariyo yose Uranshyigikiye. sheri ndagushyigikira kandi ndagukunda cyane Urakoze mami. umugore wanjye kugira ngo tuganire ku kibazo cya Sandrine. Yego. ngo bimeze bite se sheri Sandrine ndashaka kumushyingira Patrick wo kwa Rutikanga. ushaka kugira ute Ndashaka kumushyingira Patrick wo kwa Rutikanga. Ariko numvise ntazi byaba yivugisha. Mba numva atarimo abyumva sinzi ikibazo afite icyo ari cyo. ako sheri uretse gukabya koko tuvugishije ukuri ibyo bintu ko ari byo ku ngoma yacu yewe no ku bwacu ntabwo ko byari bimeze ubu hari umuntu ukivuga ngo ngende yicaye ngo umwana ngo uri umuranga w'umwana wawe gusa ibyo bintu ni ibiki Sheri urabona urwego turiho mu muryango wacu ari urwo gufata umwana mperutse kumva sinzi agahungu numvise ambwira ngo kitwa ngo nimba ari Cedric gahungu kari aho ngaho kadafite n'urwara rwo kwishima mu muryango wacu hano turi ku rwego rwo kujya gushyingira umwana we ngaho reba nawe undebe yewe nawe wirebe turabona aho gushyingira umuntu udafite n'urwara rwo kwishima ariko ushingiye uvuga ko nta rwara rwo kwishima afite icyo utabona ni iki Cedric ni umwana uzi ubwenge bwamubwire sheri ibyo bintu ntabwo ari ubwa mbere mbyumvishijeho nsanzwe mbizi pe nsanzwe mbizi kandi ndagira ngo nkumenyeshe ko Sandrine akunda Cedric rero njye ntabwo wamburiza umwana urukundo rwe ngo ugiye kujya kumushyingira izi kuki buri gihe ukunda gukunda ibintu by'amafaranga ibintu bijyanye n'amafaranga ibintu bijyanye n'ubutunzi ni ndo kubwiye ko urukundo rujyanye n'ibyo bintu reka nkubwire ikintu kimwe ibintu bijyanye n'amafaranga ni ihame ry'umuryango ibintu bijyanye n'imibereho myiza ni ihame ry'umuryango umbwira gute ukuntu umwana wagira amufata nkajya kumushyingira nzamera nk'utunze ingobyi ibyo bintu urumva se bibaho kandi ubona utangiye ibintu byo kumushyigikira muri abo mafuti wiva ngo ndabitangiye ngo njye nshyigikiye umwana wanjye mu mafuti nk'ayo ngayo ese uyita amafuti ushingiye ku atari amafuti se atari amafuti iyo urebye urwego rwacu turiho ubona rwo gutunga umwana ujya ahantu umuntu utabasha kwigura n'igare umuntu utagura n'igare ubwo yageze umwana wawe ese buriya ko wankunze iyo bakunyima ubundi wowe wagiye kunshaka ufite iki ntabwo imana yabiguye kuko banumva ko udashaka cyamamare ntunze nari mfite akazi urumva urabizi iyo nazaho gusura nazana utuntu tw'udushokora utuntu mbese tukwereka yuko ujye nawe turi kumwe ntabwo uzi ndabona guhaye nese ubizi ute niba wundi atatumuha sheri babarira wiburiza umwana amahoro wiburiza umwana amahoro rwose oya ya ntabwo ibyo bintu turi bubyumve kimwe ibyo bintu byibagirwe ubikure mu bwonko bwawe uriya mwana gutera inda biravuna uriya mwana namubyaye bingoye urumva nshakisha ubuzima n'imibereho bingoye aka kanya kanone nkeneye ko umwana wanjye abaho neza yego ye urumva Rutikanga dufitanye igihango twasezeranye kuzajya dushyingirana dukorana ibintu byose ntabwo Rutikanga natakaza kuba umugeni kandi n'abantu bivuga mwahanye ibihango byo gushyingirana nyine kuko kandi no kubyara byarakuvunye uba amezi 9 njye namutwise nta kintu avuze ku buryo agomba gufata umwana wanjye umwanzuro oya so kumufatira umwanzuro tugomba kujya inama ariko ni ku mbaraga zanjye imbaraga zanjye ugomba kubiha agaciro sheri urabizi ndakubaha kandi ndagukunda ariko ku bintu bijyanye n'amarangamutima y'umwana wanjye please umbabarire rwose tutazakuza gupfusa ubu kano kanya utangiye kunsuzugura nawe kugeza kuri uru rwego ntabwo utashaka kumva icyifuzo cyanjye nk'umugabo mu rugo ngo nshyigikire umwana wacu tumushyire mu maboko mazima umwana wacu agira urugo rwiza byibura natwe azagenda abyare yibona ifoto tujye twibonamo ifoto mu mwuzukuru ariko mu muryango muzima ese ubwirwa n'iki kora amaboko ese utekereza ko amafaranga ari bwo buzima utekereza ko umwana wanjye ubwo ahantu ho kugenda umukire nyine ubwo umwana wanjye yagiye kwicara agashyama ubizi ute niba atagiye kubabara kwa Patrick nta mubabaro
kwa Patrick hari amafaranga, kwa Patrick hari ibiryo, kwa Patrick hari ubuzima bwose. Ni gute ko kutari kunyumva? Shiri wanyumvise. Mwana wacu tukamushyira mu maboko mazima. Kuri icyo ngicyo rero sanzwe nkuba ariko kuri icyo ndasuzuguye. Shiri ntabwo nkumviye habe na gato. Ngo Kuri icyo urabizi ko sanzwe nkuba ariko kuri icyo ngicyo kuri iyo ngingo ndagusuzuguye. Ntabwo nshobora kwemera ko umwana wanjye ajya kuba mu maboko ntazi nawe ubwadashaka. Ibyo bintu amaboko ya Patrick ntabwo yazi. Bishoboka nabyanze Sheri ndabyanze. Sheri ko dukundana kubiza umugore wanjye w'ingenzi impamvu ituma ni iki kiri kugutera ibyo bintu? Niki gituma utanyumva? Niki gituma udashaka kumva ko umwana wanjye mushakira ibyiza? Reka abagabo buriya twebwe turi abantu turemye mu isura y'Imana n'ibitekerezo byinshi tugenda duhuza n'Imana ukuntu uburyo hari ukuntu bigenda byuzuzanya kugira ngo turebe ibintu byiza. Rero umwana wanjye buramba namurebeye. Rero ikibazo cyanyu abadamu mureba hafi umeze nk'abantu bareba imbere y'inzu ntimunarebe inyuma yayo. Mwagiye mureba ko uko niko tumeze nyine twebwe twe ntabwo twaremwe mu ishusho y'Imana. Mwari mu ishusho y'abagabo. Mwari mu ishusho y'abagabo biva mu bitekerezo by'abagabo mwakabaye mubigenderaho. Sheri mbisubiremo. Kuri icyo gitekerezo cyawe ndagusuzuguye. Amasandiri si ibyo ngibyo. Wagerageje ukajya wumva umugabo. Genda. Ariko icyo nzi cyo. Sandrine nzamushingira Patrick. Ntabwo ngewe nareka. Patrick wowe mwana rutikanga n'amafaranga bafite n'ubuzima bafite n'imibereho bafite n'utanyumvira tuzabireba noneho niba ari wowe mugabo ubwo nzaba umugore mbimenye ntakareka. Mike mwene data Niko mbona uri kureba. Leta mu kazi hari ikibazo ufite? Nanjye rero ntabwo umenyereye umeze gutyo uri kunungura nese yaba kimanibwira. Mai Sandrine harya ntumuzi? Umukobwa mukundana? Yego. Tumuzi cyane rwose. Ntumbwiye ko yaguteye inda umwana. Our love is coming to the end. Ha? Urukundo rwacu rurimo ruragera ku iherezo. Abantu bagira jokes nyinshi. Gusa ibintu nabyo byari biri muri Braga Rouge kunyura neza. Urabona nazanywe no gukina Mai. Uri seri. None se niba utari gukina habaye iki? Ise yamuhaye gasopo yuko adakeneye kuzongera kumubona ari kumwe nanjye, amubuza amahitamo yo kwigenga. So wa Sandrine? Yego. Come on. So wa Sandrine? Yes. Man, ibyo ntabwo bikiba muri iyi viziyo. Kuba umubyeyi yabuza umukobwa uburenganzira bwe cyangwa akabuza umwana w'uburenganzira bwe. Ahubwo mbaza ngo nukurera iki? Ese kubizi hari imico mibi unziho? Urabizi inshuti yanjye tumaranye igihe. Cedro, umwana mwiza. Wenda kuba ubeshya kurabeshya we n'imico mibi nk'uzongeye ujya umbeshya man. Never. Kuri wowe ariko ntabwo nyambeshya mu rukundo. Kuri Sandrine ndabizi uko ndashobora kumubeshya ko ntabwo mbyiziho. None se man ari kintu nari kumva. Kari kubabangamira. Amaherezo nayaye. Arashaka Sandrine yicaye mu rugo akomeza murebe nk'ivaze. No. Yamuboneye umusore w'igitangaza yewe. What? Ngo ni rudasumbwa.
yitwa Patrick, wa mutipe wowe wagiye gukorayo akazi k'ubuyede urabyibuka, urya wuruje etaje harya mu mujyi. Patrick? Yes, wa mukire w'inaha ngaha urya wuruje etaje harya mu mujyi. Ushaka kuba kari wa mukapo nakuzeho ikiyede kuri etaje. Urya wajyaga kubahemba babwiye ngo mujye kumusanga mu rugo iwe. Umusa ufite akazi katoroshye. We na se wa Sandrine rero buriya rero ngo ni inshuti z'akadasohoka by'abakire. Umusa? Yes. Wa mukapa afite papa baba mu Bubiligi. Man, bafite amafaranga kuri rwa rwego utabyumva. None se bro, umusore mwiza ukeye ariko nta mafaranga ufite. Mpamvu nyine burya maboko atareshya ataramukaye. Akoreka nkwereke, ntabwo ndi kukugira inama nyine yo kuba wava ku bintu, ahubwo ndagira ngo turebe ikintu twakora tukaba twahangana n'uriya muvuye, kuko abavuye nka bariya mani bahagarara ku ijambo ryabo. Uriya niba yaravuze ngo umwana wanjye nzamushyingira umwana ufite amafaranga, nziranye na se, umwana turaziranye, cyane cyane ko uriya mutipe afite amafaranga. Tekereza nawe etaje yujuje, noneho wibaze ngo se afite amafaranga angana iki. Nawe wibaze Gafifi mugenzi wanjye dukorana hano. Bro, what do you mean by that? Cool down bro. Nashaka nyine ukumvisha imbaraga bafite, sibyo? Ahubwo urashaka kumva ku bintu? Numva neza, ninyumva uko navuze. Ndagira ngo turebere hamwe icyo gukora. Icyo gukora ni igiki nyine? Njyewe mwihorere Sandrine kubera ko bandusha amafaranga? No. Ntabwo ibyo nshaka gusobanura man, rega kuringa down tuganire. Ndi kukugira inama, inshuti yawe. Njye nta kintu nakwifuriza. Mike, ngira inama cyangwa ubireke. Come on. Ntihagire ijambo risohoka mu kanwa kawe rihagarika gukundana na Sandrine. I know uramukunda. Siniteguye kubivamo. Subiza ko gukunda Sandrine. Yeah, sure. Ahubwo se nakuntu abanza ukamenya niba Sandrine hari undi muntu afite mu rugo iwabo waba muri hafi mu gitekerezo cye. Aronke ufite kubyitaho, kubera ko buriya abantu babiri mu rugo barusha ijambo umuntu umwe uko waba umeze kose. Sandrine no wanjye twaganiriye bihagije, twafashe umwanzuro yuko agomba gukurikira umutima we. Naho niyo isi yose yamumbuza sinzi niba yiteguye kundeka. Nabikora azaba ari ikigwari. Aba ntabwo ari kosa ryanjye. Sebyo, ndagira ngo nyumve neza. Inshuti yanjye twarababaranye, ikindi ushobora kubona ndutana imyaka mu gake. I know. Ngiye kwihangana dukore uko dushoboye iki kibazo tugikemure, ariko nanjye uzangurira. Mwana ibi turabikora ku bw'abavandimwe. Uri umuntu twababaranye as a comrade, twanyuranye muri byinshi, turahasoringana. Ntabwo uri umuntu wasaba amafaranga kugira ngo umfashe. Ntabwo kuzangurira agafanta bisanzwe nko kujya ubikora. As usual. Okay. Ari ibintu ngiye gukora hariya nuko ari ubuzima nze tuganire. Ndagusaba kuba Mike wamba hafi. Okay. Muri ibi bihe ndimo bitanyoroheye. Okay. Ntabwo niteguye kubaho ndafite Sandrine mu buzima bwanjye. Ntabwo numva niba ubuzima bwawe bufite igisobanuro. Ariko nanone
Sandrine nandeka Hey darling. Good morning, love. Yes, good morning. How are you doing? I'm good. Really? Nubimenduka mu ijwi ryawe. Babe. Yes, please. Uri hehe? Hari ahantu nari nicaye ndimo ndaganira n'inshuti yanjye. Can we talk? Yeah, no problem. Carry on. Shiri. Umeze neza? Yeah, I'm good. Papa yarampamagaye nijoro arambwira ngo ngomba kuzajya guhorana na Patrick ejo nijoro tugasohoka. Yeah. Ibyo ni ukuri. Kandi ndabizi Patrick nta kintu kintu azansaba. Azahita propose ko namubera umugore we w'ahazaza. No way. Ntabwo ibyo bintu nabyizera. Ariko baby, wirira. Ndagusabye tuze gushyira umutima hamwe. Ndizera ndashidikanya kugira ngo bitazabaho. Babe, it seems like I'm gonna lose you. For sure, I'm scared. No. That is not going to work. Ihangane, ntabwo byabaho. Are you sure? Yes, ntabwo byabaho. Ntabwo byabaho, urabizi Sandrine ndagukunda cyane. Sheri nanjye ndagukunda cyane. Urasezeranya ko tuzabana igihe cyose? Sheri nta buzima nabaho utarimo. Ariko papa ari kunaniza Sheri ntabwo uri kubyumva. Reka ndagutantera kurira nanjye. Kugira komera umutima. I'm not crying. Tuzarurwana kandi kugeza ku iherezo. Nzaba ngihagararanye nawe. Sheri ntabwo ndi kurira urabizi ntabwo narira. Yakunze ijwi ryawe rimeze nkaho ufite intimba, which is not good. Babe ntabwo ndi kurira kubera just I know ko tuzarwanira urukundo rwacu. Yeah. Aho uzanyendera azahaba. Se Sheri uri ready yo kundwanirira uzakora icyo ushoboye cyose tugumane cyangwa papa azatsinda. Just to protect you. Sheri Ndahari kandi umugabo ntabwo unyizera. ndakwizera. Okay. I will call you back, my dad is coming. Seriously? Okay. Okay. Rero kuba umugabo icyo bivuze ni ukwemera guhangana na buri kintu cyose ushobora guhura nacyo kandi ukagikemura. Ntusi icyo utumva neza. Sandrine akuri inyuma. Sandrine akuri inyuma aragukunda, uramukunda, muri kumwe. Deje nawe uri kumva ko ari gufayitinga. I know. Sibyo? Ubwo rero nawe ugomba gukoresha icyo ushoboye cyose kandi nanjye muri inyuma brother. Sound musta.
ugiye gukora iki? Mike, Kumva. sinzicara gusa, ahubwo ngiye gukora uko nshoboye kose haranire ko Sandrine azakomeza yishimye. Ni umwanzuro wanjye.